mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi mukiza abarwayi. ngiki cya mbere yababwiye indwara zigomba gukira arababwira ngo mukiza abarwayi usura abapfuye n'abapfuye bageze mumva nabo muzabazura mukiza ababembe mukiza abantu bababembe indwara muri Israeli zari zimeze nk'ikizira ni ukuvuga ngo uyu muntu yarwaraga ibibembe bamuhaga kato bakamuha umusozi we ariko aravuga ngo nabo muzabakize mwirukana abadayimoni mwaherewe ubusa mwaherewe ubusa yego mwaherewe ubusa ntabiguzi mutanze namwe mujye mutangira ubundi naho Imana ishimwe cyane aya niyo magambo tugiye kuganira ubwami bw'Imana ni presence y'Imana ni presence ya Yesu nibavuga ubwami bw'Imana ntukaza wumva ikindi ujye wumva Yesu ubwami bw'Imana ni ukubaho kw'Imana mu bantu ni ukuvuga ngo presence y'Imana iba yaje Imana yaje mu izina rya Yesu ibana natwe Yesu ashimwe ishobora kuza no mu mbaraga z'umwuka wera ikabana nawe yaje no mu ndirimbo yaza no mu kindi kintu cyose kigukonekta n'Imana ukagira connection n'Imana ukaganira n'Imana ukagira ubusabane n'Imana ni ukuvuga ngo ubwami bw'Imana ni umuntu uri ahantu hari Imana hahari havuga Imana ihayikora muri Zakariya 14:9 niho twasomye kuwa 5 haravuga ngo kandi Uwiteka azaba ngo umwami ngo w'isi yose aya magambo Zakariya yayahanuye ahanura kuza kwa Yesu mu isi arababwira ngo ubundi icyo gihe hari idini ryitwa ry'abayuda murabyumva Judaism niryo ryari rihari arababwira atari ku munsi umwe mu gitondo kimwe Uwiteka Imana izaba Imana y'amahanga yose Yesu ashimwe nimba hari ikintu cyazanye Yesu ni ukugira ngo ahindure yahamagaye Abrahamu iramubwira ngo va mu gihugu cyawe musige usige ubwoko bwawe muje mu gihugu uzakwereka iramubwira ngo uzaguha umugisha ngo kandi n'umuntu uzakwifuriza umugisha ngo uzawumuha ngo uzakwagura muzabuha ishanga rikomeye nta kindi kintu Yesu ashimwe amen cyatumaga Imana imubwira gutyo ni Yesu Kristo wakomotse mu ruzaro rwa Abrahamu mu ruzaro rwa Yuda Imana ishimwe ubu ni wo mwami twaye tuvu aravuga ngo ubu bwami ngo buzakwira isi yose Zaburi aje kuburirimba aravuga ngo Uwiteka ngo yahamije intebe ye ngo mu ijuru ngo ubwami bwe ngo butegeka byose intebe y'Imana iri mu ijuru Imana ngo yarayikomeje ni intebe ikomeye ni ubwami bukomeye utandukanye n'ubwami muzi mwabonye bw'isi aravuga ngo ni ubwami bukomeye ngo kubera kuko Imana ubwayo ngo yakomeje iyo ntebe yayo Yesu ashimwe cyane mu yandi magambo tugomba kugendera mu bwami bw'Imana tugatura mu bwami bw'Imana tugakora ibitangaza mu bwami bw'Imana reka rero tuze kuvuga aya magambo atatu nababwiye tuza kuganiraho avuga hejuru y'ubwami bw'Imana ijambo rya mbere abo tutabanye mu gitondo reka nacemo gusa nasoma nihuta noneho ngere ku rya 5 nibyo tugiye kuguheraho muri uyu mwanya ubwami bw'Imana ngo nukugira Imana ya mbere mu buzima bwawe niko twaganiriye mu gitondo nuko Imana ibi ya mbere mu buzima bwawe bisobanura gute Imana ngo yabi ya mbere mu buzima bwawe gute ngo nukuyubaha muri byose nuko Imana yubahika mu buzima bwawe kandi muri byose Yesu ashimwe Imana uba wayigize iya mbere ingero twagiye dutanga sigenda zivuga icya kabiri ngo nukubaho ngo mu buzima bukiranuka ubuzima bwejejwe nimba hari ikintu Imana ikunda abantu b'abakiranutse bejejwe icya gatatu twavuze kuko umuntu agira ubusabane iyo umuntu ari mu bwami bw'Imana asabana n'abandi kandi akagira n'ikintu yigisha abantu tuza kuvuga n'abantu benshi babanye barabibuka abo twabanye mu gitondo bagiye bigisha abandi imico myiza no gukorera Imana ikintu cyakurikiyeho twavuze hejuru yo kubaho mu buzima
Imana. Muri Bibiliya twavuze abantu biringiye Imana bakayiringira, Imana ikabakorera ibitangaza n'ibimenyetso. Yesu ashimwe cyane. Noneho tugiye ku cya gatanu, aricyo tugiye gukomerezaho bigiye bitatu, cya gatanu, cya gatandatu n'icya karindwi. Ni bitatu mvuga nihuta kubera umwanya. Icya gatanu kiravuga ngo kubaho wiringira ibisubizo by'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Kubaho mu gitondo twatandukanyije kwizera no kwiringira. Dusanga kwiringira ni umuntu ufite promesse, ni umuntu wakubwira ngo ndagiye ariko mukanya ndagaruka, ni umuntu wakubwira ngo ndagiye ariko nyuma y'imyaka 2 kuri izi tariki z'abandi muri Afrika tubonane. Wabyiringira kuko mwabiganiriye. Kwizeraho no kwizera nyine mu bitagaragara. Yesu ashimwe. Umukristo rero agomba kwiringira ibisubizo bituruka ku Mana. Haleluya. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo siwezi mimi peke yangu kushinda mambo ya shetani, lakini ninaomba Mungu washa moto ndani yangu. Aravuga ngo sinabishobora jenge, ariko Mana hari umuriro ugomba kwaka. Reka kubwire, umuntu ufite Pentecoste, umuntu wakiriye umwuka w'Imana, umuntu wamenye ko Yesu Kristo yapfuye akazuka, umuntu ufite amasezerano ko azaja mu ijuru, agomba kwiringira ibisubizo by'Imana. Haleluya. Akamenya ko Imana yacu twizeye ari Imana ivuga, ari Imana isohoza amasezerano, ari Imana ifite imbaraga, ari Imana ihindura ibyananiranye bigashoboka. Oh, haleluya. Umunsi umwe, reka vugira ijambo tuje kujya kabiri. Umunsi umwe umugabo witwa Elisa yarakiryamye, Gehazi arabyuka mu gitondo. Bakimara kuzuka hari ibintu bine bizaranga Gehazi, ariko singiye kubivuga. Ariko gusa yari umunyantege. Fata icyo cyonyine gusa. Mwabyuke mwabona abantu babaguse, mwabona amagare, abantu bari ku magare kandi bazungurutse inzu bari bari. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Iyo umuntu afite gutegereza ibisubizo by'Imana, no kwizera ko kugira amaso tuzatubona. Bwana sifiwe. Niko umugaragu w'Imana yavuze witwa Yobu, aravuga ngo kuzatugenda guca hejuru y'imisozi n'ibibaya, ngo kuganira kuvuga ngutyo. Mu yandi magambo, tureba ibintu biri hirya y'imisozi tukabyizera. Haleluya. Haleluya. Kwizera Imana kwishobora kudusubiza. Uri mu bwami bw'Imana. Abantu bose bari mu bwami bw'Imana bagira kwizera kuko nta kintu kinanira Imana. Ninde wabivuze? Gusa hari ikintu cyayinanira se? Ni Ana mwari kumwisha. Yazaga kuma niki cyakunanira. I'm sorry. Ni Sara. Yaravuze ngo niki cyakunanira. Hari kinanira Uwiteka se? Niki. Za bindi zose baye mubwira uwo mwisharanye. Nta kintu kinanira Uwiteka. Amen. Narabyuka kare nabona ngo amagari ngo yabagose, aravuga ngo yababa we. Umuntu ari kumwe na Elisa wacaga mu izuba, ariko kutizera ni igitangaza. Ni kumwanditse ngo utizera ngo ndishoboka ngo kuko yanesesi. Nukuvuga ngo niba ushaka kuba umukristo mwiza uza wizera ko Imana yacu ishobora kuziga n'igisiki none hakikaho, ishobora kukwagurira imbago just now none. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Maragaruka ati turapfuye twabuswe. Bwana sifiwe. Haleluya. Ariko umugaragu w'Imana wari ufite confidence y'ijuru, tacana n'Imana. Bararinze ngo na nyuma ya zero Imana izikora. Nyuma y'ibyiringiro by'abantu bamaze kubona ko ibintu binuka byananiranye byashaje, Yesu azakora. Vuga ngo ko Yesu ashimwe. Baramwitegereza. Ariko ntabwo wagihaze natwe inshuti yanjye kandi kubwire we n'utazaza. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Tigeze abwira Gehazi ati hari ingamba tugiye gukora. Tigeze amubwira ngo mu ijuru hari Imana. Oya, kuko yarabizi. Tigeze amubwira ngo nyuma ya biriya hari izindi mbaraga.
ariko baramubwira ngo humuka amaso igendere wicaye ngo mana ngo muhumure usabone uko hari ikintu abantu bakeneye impamvu abantu bakora amakosa bakayasaziramo ugasanga umugabo yasaziye mu makosa tarahuma ni hano bampayeho Yesu ashimwe nta mpumyi yuzuye umwuka wera nuko uzambere nuko ubanza guhumuka Bwana sifa aramubwira ngo humuka urabe ngo mwanya barahumuka noneho babona ndi mafarashi hari iby'umubiri utwereka hakaba n'iby'umwuka nawe atwereka ngo abona amafarashi ngo ariko yakumurira ingabo z'ijuru tuzamura ibiganza by'Imana icyubahiro haleluya mwarabegerera mwarabavugisha haleluya muziki ndio bategese yarababwiye muri muhungu umurindaye ngo bamubaho ngo bashira ku murongo ngo yamagenda barandata mbaraga z'Imana mureke turandate satani n'abagaragu be turandate satani n'abazimu n'abadayimoni n'ubutware bw'umwijima turugezaho ugomba kugera baragenda bagera i Samariya ngo mu murwa hagati aho ni hehe ni ahantu hari hatuye abayuda bizeraga Imana n'imbaraga z'Imana ngo abagezaho ngo arababwira kandi ngo nibahumuke ngo barahumuka ngo abantu barotaga ati turabishe turabamana se barabahindukiriza murabisha se n'abantu aba nasanga umuntu bafata umuntu umeze kuri kongera kandi akamwise ngo reka tubihorere baje kuvuga amakuru Bwana sifiwe baje mu misozi yabo bavuga Imana ya Isiraheli ukuntu izihumisha abantu kandi bakongera bagahumuka Bwana sifiwe dufite Imana ibwira satani ngo huma agahuma tugafata akoma Vizimana cyuha ya haleluya tugafata abazimu tugafata abadayimoni tugafata ubutware bwa satani tugafata ibitekerezo tugafata imigambi ya ku buzima bwacu zose tukabihambiranya tukavuga ngo nimugende hari umuntu waducunguye aduha n'imbaraga nimugende murohe muri ya nyanja dufite ubwo bubasha ni ukuvuga ngo iyo umuntu ari mu kibanza cy'ubwami bw'Imana yiringira igisubizo bituruka ku Mana icyo tukirekeraho tuje ku cya kabiri Yesu ashimwe icya kabiri kiravuga ngo ni ugutungwa n'ijambo ry'Imana haleluya azatungwa n'ijambo ry'Imana Bwana sifiwe amen mugaragu w'Imana aravuze ngo amagambo yawe Mana ngo amaze kugira gute kubona mwabwirwa ibyishimo n'iki n'umunezero mu mutima waje Bwana asifiwe amen uwo ni Yeremiya 15 aho ngaho yaravuze ngo amagambo yawe Mana amaze kuboneka narayariye reka nkubwire nimba ijambo ry'Imana ritaguhesha umunezero mu mutima wawe turakizwa uracyafite lakini ugomba kuba deliver ugomba kubohoka nimba hari ikintu ijambo ry'Imana rizarikora cyane nukuzana umunezero aho wabuze no mu mutima umuntu akanezerwa umuntu agaseka kandi afite ibyago kubera izihe mpamvu hari ijambo yiringiye Bwana sifiwe ijambo riza mu gutabaza ndagutabara ngo kwereke ibikomeye ubwawe utabasha kumenya ni ukuvuga ngo niki dusabwa ni ukwiyambaza imbaraga z'Imana dusenga iki dusenga ijambo haleluya undi yaramubwiye ngo asama cyane ngo ndahaza iki ndahaza amara yawe n'inda yawe ni ukuvuga ngo inyota ufite ijambo hari ikigomba kuri hasi ni Yesu wenyine Bwana asifiwe none ni Yesu wenyine Bwana asifiwe haleluya ni Yesu wenyine ushobora guhaza ubuzima bwawe ibyifuzo byawe abiringira abantu bazabira bute bazaba bahemuke ngo babahanga amaso akabakoze isoni ariko wowe tuzugira gute tuzohemuka tuzokoze isoni niyo Mana twizeye tizikoze isoni ni ukuri Bwana asifiwe ntabwo izagukoza isoni Bwana asifiwe amen ntabwo izagukoza isoni tizagukoza isoni n'umunsi n'umwe niki niko yabwiye ngira ngo ni Yosuwa iramubwira mu magambo uzatekereza giheke kumabona nijoro yego Yesu ashimwe cyane
Dawudi we waje kurivuga yamava ngo nari bikiye hehe ngo mu mutima waje ntabwo yari cyane kure ngo kugira ngo ntazagucumura. Bwana sifiwe. Ni urukingo rw'ibyaha ni ijambo ry'Imana. Yesu abwira abantu arababwira ngo nije umutsima wagiye wamanutse uva mu ijuru. Abivuze hariya Yesu ashimwe. Haleluya. Tugomba kurya umutsima wavuye mu ijuru ni Yesu Kristo. Icyo nicyo abayuda bamuregaga ngo nuko ngo yigisha abantu ngo bamubwira ngo bamurye. Bahandi Yesu aravuga ngo amaraso yanjye ariko ndizani bijanye n'ibyo bavuga ariko zani impamvu zo kugira ngo bamwagirize bamwice bamufunge. Inzara n'inyota zo gukiranukira Imana murabigomba. Yesu ashimwe. Iyo umuntu rero ari mu kibanza cy'ubwami bw'Imana agira iyo nzara. Reka mvuge cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Icyanyuma no gushira muri politike. Kubwira abandi iby'ubwami bw'Imana. Iyo umuntu ari muri bwo bwami yumva afite ubwuzu bwo kubwira abandi iby'ubwami bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ngiye gusoma kugira ngo nihute. Ndaje gusoma kugira ngo abantu bumve. Turebere ibyakozwe n'intumwa 8:12. Undi nawe uza kubanguka narebe muri icyo gitabo 19:8. Soma ho hano. Ariko bamaze kwizera ubutumwa bwiza. Uwo ni Filipo wabwirizaga i Samariya. Tugeze kuri Filipo. Niba hari ikindi Imana yahaye abantu ngo ni ukuvuga ubutumwa. Filipo ageze i Samariya ngo atangira kuvuga ubutumwa. Ngo amaze kuvuga i Samariya ngo abantu barizera. Baramenya barizera. Bigenda gute? Soma ho hano. Ariko bamaze kwizera ubutumwa bwiza. Bamaze kwizera ubutumwa bwiza. Filipo ababwira ubwami bw'Imana. Filipo ubwo yababwiraga kandi ikindi yavugaga ni turi kwigisha ni ubwami bw'Imana yababwiraga. Ariko bamaze kwizera ubutumwa bwiza Filipo ababwira ubwami bw'Imana n'ubwizina rya Yesu Kristo. Yego barabatizwa nushaka kurekeraho. Bwana sifiwe. Iyo umuntu yumvise ubutumwa bw'ubwami haleluya azabatizwa. Kubatizwa no kugira gute azahinduka. Nukuvuga ngo tubwira abandi tubahindura. Aha tugeze ku kintu kivuga ngo kubwira abandi iby'ubwami bw'Imana. Filipo yarabuvuze abantu bagira gute barahinduka. Yerekeye aho ngaho. Na Paulo nawe yarabuvuze ngo yinjira mu isinagogi. Hari n'abayibagamo isinagogi yari yuzuyemo abapinzani ngo atangira kubagisha impaka ngo ababwiriza ubwami bw'Imana. Nukomeza kubasoma ngo nabo barizera. Yamaze amezi 3 ashize ngo jipaka nabo ngo arabemeza. Bibiri izivuga ngo arabemeza. Mu yandi magambo arabatsinda abantu basobanukirwa ic'ubwami bw'Imana buvuga. Aramanuka agera muri Efeso 20:25. Nabo kandi aba Efeso ngo ajipaka nabo ngo arabatsinda. Nuwasoma urabisangaho. Aramanuka ngo agera i Roma. Nusoma Abaroma 28:30 kugeza kuri 33 nibwo urugendo rwa nyuma rwa Paulo yaragiye i Roma. Aho ngaho ngo baramushize mu nzu ngo amaramwe imyaka 2 ngo akingiranye. Kandi iyo nzu Paulo nuwasoma ngo yari yishuraga. Ntabwo ni ukuvuga ngo yari ayipanze ariko ayipangiye kuvuga ubutumwa. Ngo abantu benshi baraza baramusanga ngo ahindura abantu benshi cyane. Ngo abantu benshi ngo bizere ubwami bw'Imana. Mu yandi magambo ubwami bw'Imana tugomba kububwira abandi. Si ubwami Bwana sifiwe bwo guceceka gusa. Reka turangirize hajya nasomye ndangiza. Soma hajya muri Matayo 10 no kuri 7. Hanyuma mwanya wagiye ariko rana hari 2 ariko ndarangije igice cya mbere. Hasigaye yandirimbo ya mu gitondo mwayepeza mugume mwigeza mikrofone. Yesu ashimwe. Niyo ngiye kurangiriza mu gasenga ngicara sitinda. Yesu ashimwe. Bagusoma hoda. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo 10:8. 10:8. Wakarindwa musoro. Nimugende mwigisha muti
ubwami bwo mu ijuru buri hafi. ubwami bwo mu ijuru bene data buri hafi. Ukize abarwayi. Ngiyo rekomandasiyo, muzakiza abarwayi, bagomba gukira abarwayi. Muzura abapfuye. Muzura n'abapfuye. Mukiza ababembe. Mukiza ababembe. Mwirukana abadayimoni. Mwaherewe ubuntu. Namwe muze mutangira ubundi buntu. Bwana sifiwe. Amen. Mu yandi magambo dufite imbaraga zo guhindura. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ari mu bwami bw'Imana aba afite imbaraga zo guhindura ikintu. Ababembe bagakira, abapfuye bakazuka. Yesu ashimwe. Ibitangaza biri understand, ibyo utakumva muri imagination yawe, mu bwenge bwawe, muri personality Imana yaguhaye. Reka nkubwire, hari ibintu birenze cyane izo twizera. Hari umugabo wanditse icyo gitabo ngo ni ibirenze izo twizera. Ni ukuvuga ngo ibirenze izo twizera ni ibiki? Ni ibintu abantu bashobora kukubwira ukavuga ngo is impossible. Ibi ngibi ntibishobora gushoboka. Ariko ngo byose bishobokera bizera. Ngombwa ni kimwe gusa, nuko wishyira mu bwami bw'Imana.